Welcome my people, dukomeje kubasuhuza mwe mukomeje gukurikira Ubuki Films. Mukomeze kureba ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, turabata mu tuntu dore twabazaniye umustar wacu Fizo. Hano tubafitiye n'abatumirwa bameze neza cyane kugakwafe kanje murambona. Sekaho nzabakorera gashya. Turagira ngo noneho tuganire umustar wacu. Buri muntu wese ndabizi neza ko yifitiye ikibazo ari bugenda mubaza. Hari nabo ndi kugende baza. Fizi. Turabona hano hari abahungu bashaka kuvugisha bafite amashusho byatari, ndabona n'amarara ari gutemba ku munwa. Kubera kuvugishwa nyine na byatari akira banza usuhuze n'abanyarwanda basukurikira. Banje kubasuhuza mwese, nizere ko mumeze neza cyane nyine. Ifisi nyamanini wanyu uko mumbona, hanyuma aho muri hose isi hose ibihugu byose muri mupfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndagusuhuje cyane kabisa. Yandi kumwe n'abavandimwe rero ahangaha nanababwira ngo mwebwe mudukurikiranye mukomeze mukore subscribe kuri iyi YouTube channel. Niba uzi ko utari wanayikora uri mushyashya ukibona kino kiganiro uhita ukora subscribe, ukora no kuzongera kugira ngo uzabibone notification. Hanyuma unyarukire no kuri YouTube channel yanjye yitwa Fizi Nyamunini TV, ukora subscribe, hanyuma ukora no kuri kakagera, hanyuma following kuri Instagram Fizi Nyamunini, TikTok Fizi Nyamunini, Facebook Fizi Nyamunini. Ndabakunda cyane. Noneho kubaza inge nshaka kwibariza kandi mbaza ntakibazo. nshaka kwibariza kandi kuko buriya n'amambo nicyo kintu cyatumye nkutumiza nka watuye mu biga ure nawe jewe mubaza kandi numva nshaka kubaza. Jewe ari TikTok ndakubona, ari YouTube natwe turaba YouTubers. Ese ngiye kumubona munini cyane, ndakeka kuri mu bantu bari mu bantu banene mu Rwanda. Ngenda shaka ko nsubiza ko kantu ni igiki cyatumye uba munini, wari ibiki? Twebwe ni ibiki tutariye kugira ngo ni ibiryo bisanzwe, nta birenze nyine, ni ibintu ni ibiryo bisanzwe nyine, ibirayi, amafi, inyama, imboga z'ibyatsi, umuceri, ibiryo byose nyine. Ubanga buriya umuntu wese byose cyangwa ni ibyatsi se nge ndi ihene cyangwa inka. Ubanga umuntu wese uzabona byibushye wowe ujye umenya ko n'ibintu by'imyaka biba birimo kubera ko ntabwo yaba atariye ngo abyibushye. buriya genzi yuko kera bakundaga kunywa amashunushu ariya ngo arabyibushya. Waba warigeze kunywaho gakeya? Oya, ngewe iwacu nakuze kwa sogokuru wanjye boroye inka nyinshi cyane, ntabwo nigeze nywa amashunushu rwose. Urambeshya kuko ubwo bunini bwawe n'umuntu ukubonye wese. Oya, ni ukuvuga ngo amata, kubera ko amata ya kera yari orojinari gusumbya amata y'ubu ngubu. Rero usibye ko na n'ubu ngubu aracyabaho kuko haracyabaho za nka z'inyambo. Rero ngewe nakuze nintera amata y'inyambo, ntabwo nari kubura kubyina. Abanyarwandakazi ibi bintu nibyo. Ubuse wowe ntabwo ureba itoto koko mfite. Reba ufite imyaka ingahe? Dufite 25. 25. N'abanyarwanda mumbabarire mundebe, reba iri toto ry'uyu muntu, urebe iyi sura y'uyu muntu wagira ngo ni igisaza cy'imyaka 100. None urebe n'iri toto ryanjye, mfite imyaka 39, uyu mwaka turimo n'uwa 40. None urebe n'iri toto ryanjye umbwira ngo umuntu ufite 40. Urumva? Ni ukuvuga ngo mfite itoto ryinshi wagira ngo ninywera amavuta gusa.
none se mube si ukubeshya irimo kumenya imyaka 40 wagira ngo umugore umugore kuko njye ntabwo ndasobanura kuko njye ndabona ari akantu kazungurira ndetse ndakubona n'amarira y'inguriro koko nuko njye meze nk'abagore cyangwa abakobwa ariko uri umugabo buriya tureze n'ahandi kuri gahunda umugabo ariko nimero ye bamuhamagara wa ni 0 subiramo rimwe ongera risubiremo abanyarwanda nimero yiwe wamuhamagara umugabo wicaye hari ariko yigurira inzoga bahamukunda Okay, turabona noneho hari umusaza wisize ifu hano kandi agiye kutubaza ikibazo umukobwa naranyanga hari ikibazo gihari natwe nyine dukoresha social media urabizi neza amacano yacu bari kuyiba cyangwa bakayatwara nk'abantu bari kutwibira amacano mu bihangano byacu man urabizi ibi bikora ukuntu bikora man ukavunika ugashaka abakinnyi ukabishyura ukishyura kameramani ugakora buri kimwe warangiza cano yawe yageza kugeza aho iguhemba bakayikwiba nk'abantu biba nka cano y'umuntu inama wabagira ni iyihe n'ibihano ubona bizabagenerwa ejo hazaza n'ibihe nyine nk'abo bimenyereye kuturusha nyine ni nk'izihe nama wabagira nk'abantu bakora ibintu nk'ibi wakirinda iki kugira ngo babashe kuvuga ngo abantu biba social media zabo bajye bampamagara nimero yanjye ni 0788991179 hanyuma nimba uzi ko bakwibye social media yawe yaba Facebook, Instagram cyane cyane YouTube mpamagara uze nguhuze n'umuntu bisobanukiwe kugarure YouTube channel hanyuma ikindi nyira aho ngaho umuntu wese uzi ko yiba channel y'abandi cyangwa se social media y'abandi niba gufata turabakubita ibyo bazagukora Imana yonyine niyo ibizi ne gutya none nuhe mukinnyi ukunda mu Rwanda mu bakinnyi ba filime nkunda intare y'ingore okay murakoze cyane dore ngo n'uyu mudamu wanjye ngo niyakunda abagabo ni ngewe uyikunda aho ngaho urandashe kabisa murakoze cyane kuba mwakomeje gukurikirana iki kiganiro muryoherwe n'ibintu tugiye tubategurira muri iyi minsi noneho tubateguriye ibindi birenze tubafitiye izindi content omva turabakunda omva none wano tubafitiye umuhungu wanyu kamubaha abasezere nawe nshyakange mba dore iyi niyo content yanjye dore n'umuhungu wanyu turi kumwe nyogosho y'abakoke wowe wankurikiye kuri Musana TV, Kivu Media, Shenge TV, ku mbuga Ubuki Famous, Inyarwanda TV, amane ni nyinshi cyane ntabwo nazirondora ngo nziranye PTN TV, Shusho TV, amane ndabashimira cyane kuba mba ndi hano bari kubera mwebwe ni by'agaciro cyane kandi ndabakunda cyane ciao murakoze cyane nanjye mu wanyu Edmine basezeraho nababwiza ukuri yuko nanjye mujye kuri YouTube channel mu following yitwa Edmine usacinga indirimbo zanjye ndabizeza ko muzazikunda cyane munkurikire no kwa Mitsutsu hose mba ndiyo kuri iyi deal yanjye kwa Mitsutsu mbatamo ciao bye badamu nawe agiye kubasezera dore wamo nanjye ngwemo ukore subscribe like na comment byose birakenewe nanjye ndi umudamu ukina filimi ukunda intare y'ingore ukunda intare y'ingore dukomeje kubasezera nubwo twabashezeye inshuro nyinshi mwihangane mukomeze gukunda na Fizo wanyu sawa ciao banamwita Fizo Jizo yowa